wenyine ari gukubitika, ntabwo uzi ibibazo afite, ntabwo uzi uko abayeho, ari kudeprima, ari gupfira mu none akumva wenda kugenda akaba yasubira mu Rwanda akirosusa, gusubira aho wavukiye, ukongera ukareba rwa rutoki, ukumva akayaga, ukumva inka zikunukira n'amahurunguru y'ihene, ukumva hari ukuntu bikugaruye ku isoko, umuntu akongera akabaho. Uwo muntu n'ubundi wari usanzwe umutunze, nta nibura niwo musuraga, ntiwagira gute, yagiye kwishakishiriza ubuzima, ari gushakira kugira gute, ariko kubera ko yagiye bucya byagenze bite, ukamushinja ko ngo ari inkotanyi, ngo ko ari inyenzi, ngo ko rwose ari yizibyara, ngo ko ugashyiraho ibintu abantu abanyarwandakazi, ugasanga umuntu bamukubise ikintu cy'ikietikete, bakamwexclude, noneho n'ubundi yanagaruka ntagire n'umuntu wongera kumuvugira, aho ugasanga bya bindi bamubuzaga, ahubwo ugasanga wa mugani, ahubwo atari ko wa mugani ubundi aba bantu ko twabanaga n'ubundi none bari kunyita inyenzi ntariyo, harya ubundi ubungu nayibaye, ugasanga mu by'ukuri yego simvuga ko uwayibutaye utabishakaga, sibyo, ariko birumvikana ko niba umuntu muri kumutererana, mukaba muri kumuhohotera cyangwa mumumereye nawe, abona ko ari ibintu byangaje ubuzima bwe, murumva ko ashobora kuvuga atari ko wa mugani ibi bintu bite, cyangwa n'abatera n'ubundi ntacyo bamariye n'ubundi. Banyarwandakazi, hari uburyo kuko tugomba kurokirita, niba uri umunyapolitiki ugomba kurokirita, kandi ntabwo tugomba kurokirita no mu nkotanyi, tugomba kurokiritamo. None se kiriya gihugu tugomba kugituramo twe, tugomba kurokirita mu Bahutu, tukarokirita mu Batutsi, tukarokirita mu Batwa, tukarokirita mu Nterahamwe, tukarokirita mu Ntore. Wowe niba uvuga ngo abantu bagiye Kigali cyangwa ni Intore, uzabarokirita ute? Niba wamaze gucaho akarongo ugashyiraho kiro, no, ugomba kumurokirita, ukamurutsa uburozi akaburuka, ubundi akaba umuntu muzima, akamenya ukuri kukamubatura.